Reka nongere mbasuhuze, reka nongere mbifurize ibihe byiza, nshuti bakunzi wabaho neza, nshuti bakunzi mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, mudukurikirana muri mu mpande z'isi, mudukurikirana muri hagati hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abari hanze yacyo nk'abaturanyi, nk'abakunzi bacu bari Burundi, abari Uganda, abari Tanzania, abari muri Kenya. Mwebwe mwese mukomeje kunyereka ko turi kumwe, mwebwe mwese mwamaze gukanda kuri subscribe cyangwa se abone, mwebwe mwamaze kwiyabonesha, mwebwe mwakanze kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification, bitewe n'ukubyita, bitewe n'ururimi ukoresha, wamaze kuba umwe mu nshuti zihariye, mu nshuti z'ubuzima. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Hari umukunzi wacu wari watwandikiye adusaba ubufasha, yari yatwandikiye kuri email yacu, ngira ngo nyibutse n'abatari bayizi cyangwa n'abatajyaga babyitaho ko kuri email nabwo ushobora kutubwira ikibazo ufite cyangwa ukaduha igitekerezo cyangwa inyunganizi, kuko ntago twanga gukosorwa. Hari n'ibyo ushobora kubona ari amakosa ukaba wadukosora, hari n'ibyo ushobora kuba watangamo igitekerezo cyangwa inyunganizi ukaba watwunganira. Nicyo kuba abavandimwe bimaze, nicyo kuba abavandimwe bivuze, kubera ko ubu ngubu mwebwe mwabaye abavandimwe, kuko ngiyo mbonye umuntu ukunda ubuzima bwe aba ari umuvandimwe, aba ari inshuti y'ubuzima. Email yacu ni umutinyarwanda@gmail.com. Iyo niyo email ushobora kutwandikiraho. Ushobora no kunyura kuri WhatsApp cyangwa ugahamagara cyangwa ukohereza SMS kuri 0791 16 93 27 0791 hanyuma nawe ukatubwira igitekerezo cyawe, ukatubwira inyunganizi yawe mu byo tuba twavuze, ukabaza ugasobanuza, ariko ukabaza wamaze kumva ibyo tuvuga, kuko hari nk'abo ngaya abona titire gusa kuri YouTube, aho kugira ngo yumve ibyo umuntu aba yavuze, agahamagara abaza ibijyanye na titire cyangwa title yasomye, ariko atigeze yumva ibirimo. Ugasanga n'ubundi ari gusobanuza ibyo umuntu aba yavuze, kandi umuntu aba yabivuze kugira ngo abigishe, kugira ngo namwe nimubona akanya ko kwihugura mujye kuri uru rubuga rwa YouTube, hanyuma bibafashe, aho kugira ngo usome titire cyangwa title uhita uhamagara usobanuze bitewe n'ibyo usomye. Kandi hari igihe ushobora gusanga title tuba twakoze aba ari umutwe w'inkuru, ahubwo haba harimo amakuru menshi, kandi icyambere ni amakuru. Uyu mukunzi wacu rero yari yatwandikiye adusaba ko twamufasha, dore ko yabyaye, yamara kubyara imyanya y'ibanga ye ikaguka cyane, igitsina cye kikaguka cyane, kikaba cyaranze gusubirana, kikaba cyaranze gusubira mu mwanya wacyo. Yatwandikiye ibaruwa ndende atubwira ko umugabo we rwose asigaye amubwira ko abishye, asigaye amubwira amagambo amusesereza, amubwira ko nta kintu acyumva atakimwumva. Nshuti yacu rero, nagira ngo nkubwire ko imiti ihari muri Baho Neza, uraza tukagufasha. Niba uri umukobwa watakaje ubusugi, uraza tukaguha umuti ukugarurira ubusugi, ukajya gushaka nawe uri umwari muzima, dore ko hari benshi batakaza ubusugi kubw'impanuka. Hari benshi bahura n'impanuka zitandukanye bagatakaza ubusugi batari babiteguye, bitari biri muri gahunda. Rero niba warahuye n'icyo kibazo, waza kuri Baho Neza tukagufasha, ibintu bikongera bikagenda neza. Kuri Baho Neza kandi tugufitiye umuti. Uyu muti urongera ukegeranya igitsina cy'umugore, umugore
waba warabyaye hanyuma igitsina cye kikaguka, cyamara kwaguka ya mikaya ntibashe kongera kwisuganya ngo yongere asubirane, akaguma arangaye. Ntabwo ari byiza rero, waza muri Baho Neza tukagufasha, ibintu bikongera bikagenda neza, urugo rukongera rukaba nyabagendwa, umugabo akongera akishima, ibintu bikongera bigasubira mu nzira nziza. Aho kugira ngo umugabo wawe yifuze kujya mu dukobwa, aho kugira ngo umugabo wawe yifuze kujya mu ndaya, aho kugira ngo umugabo wawe atangire kugira imico mibi yo gutekereza ibindi bitewe n'uko atacyumva umushimishije, bitewe n'uko nta kintu acyumva kandi nawe atari wowe byaturutseho. Ibyo bibazo byose twarabikemuye, turi hano kugira ngo tugufashe. Abagore rero nyuma yo kubyara bahura n'ingorane nyinshi, ngira ngo ababyeyi barabizi. Hari umugore umara kubyara hanyuma igitsina cye kigatinda kongera kwegerana. Hari umugore umara kubyara akuma ntiyongere kubona amavangingo mu gitsina, hakuma ntiyongere kugira ubushake. Umugabo yanabikora akabikora ari kubabara. N'ingorane nyinshi bamwe mu bagore bahura nazo mu gihe bamaze kubyara. Niyo mpamvu rero uyu munsi mbazaniye umuti, niyo mpamvu uyu munsi mbazaniye imiti ndetse n'ibisubizo ku bibazo byinshi mwakomezaga mwibaza. Ushobora kwibaza uti ni iki gitera igitsina cy'umugore kutongera kwegerana nyuma yo kubyara? Ni iki gitera igitsina cy'umugore kwaguka nticyongere kwegerana nyuma yo kubyara? Mu gihe cyo kubyara usanga imikaya igize igitsina cy'umugore cyangwa turiya dutsi tujyana amaraso mu gitsina, imikaya igize icyo gitsina cy'umugore cyangwa impande zacyo n'ahagikikije hose no mu matako, iyi mikaya yose mu gihe umugore ari kubyara, iyi mikaya yose iba ifite ubushobozi bwo kwirekura cyane igakweduka, dore ko haba hagomba kunyura umwana, dore ko haba hagomba guca umutwe w'umwana. Rero igitsina cy'umugore kiba gishobora kwaguka kugera kuri santimetero 10. Iyo rero igitsina cy'umugore kitabasha kugera kuri santimetero 10 cyangwa umwana yavukanye umutwe munini, hari ibyo abaganga bakora byo kumwongerera, ugasanga baramubaze hariya hasi, basatuyeho gatoya kugira ngo umwana abashe gutambuka. Rero izo santimetero baba bongereyeho, nubwo aba ari nkeya, zishobora kuba 5 cyangwa 3 cyangwa 2, ni akantu gatoya bongeraho bitewe n'uko babona situwasiyo imeze, bitewe n'uko babona umwana agiye gusohoka kandi ugifite mu matako hato. Hari abagore rero bababara mu gihe cyo kubyara, ugasanga ya mikaya yirekuye ariko umugore ari kwifata ntashaka kwirekura. Hari abagore baba babyaye kenshi, nko ku bagore babyaye bwa mbere usanga ariho hakunze kuva ikibazo gikomeye, kubera ko uyu mugore ubyaye bwa mbere uba usanga agifite amasoni, uba usanga akifatafata atarirekura, atarajya imbere ya muganga ngo yumve ko ari ibisanzwe ari kumufasha, ahubwo ugasanga arifatafata, ugasanga ariyegeranya. Kandi igihe cyo kubyara umugore aba akwiye kwirekura, aba akwiye kurekura ya mikaya akumva ko iri gufunga ifungura. Kiriya gihe umwana aba ari kugerageza gusohoka, wumva imikaya isa nk'irekura ikongera igafunga, igasa nk'iyegeranya. Kiriya gihe rero niho ibyo bibazo byose bishobora guturuka, kubera ko mu gihe imikaya yirekuye yamaze koroha cyane, wowe ukagerageza kwimunyamunya no kuyifunga no kwifata, bituma ya sisiteme yayo uko yakoraga igenda igabanyuka. Hanyuma ugasanga no mu gihe umugore amaze kubyara, ugasanga yakomeje kwifata
ya mikaya ntiyongere kumuvinga, ntiyongere kwinyeganyeza kugira ngo ibashe kugenda yisubiza, yiyegeranya, ibashe kugenda isubira mu mwanya wayo. Rero usanga abagore benshi ibibazo bakunze guhura nabyo ari ibibazo byo kutamenya, ari ibibazo byo kudasobanukirwa, ari ibibazo byo kutamenya imibiri yabo, dore ko abenshi usanga bagira isoni ndetse no gutinya kuvuga ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ugasanga benshi barabyita ibishegu, ugasanga barabyita ibishitani, ugasanga umwana arinze akura, arinze ashaka, arinze aba umugore, nta makuru y'imibonano mpuzabitsina afite, nta makuru yo kubyara afite, nta kintu na kimwe abiziho. Hanyuma ku mugore umara kubyara, nyuma yo kubyara akuma mu gitsina, ntiyongere kugira ububobere, ntiyongere kugira ubushake, ntiyongere kuzana amavangingo, ugasanga imibonano mpuzabitsina itangiye kumubihira. Rero hari abagore benshi baba badafite amakuru y'igihe ugomba kongera gukorera imibonano nyuma yo kubyara. Hari n'abagabo baba bakunda igitsina, umugore yaba akimara kubyara, cya gihe umugore avuga ngo yakize ntakiri kuva, ugasanga umugabo ahise akora imibonano mpuzabitsina, ntabwo ari byo. Hari ingorane nyinshi bamwe mu bagore bahura nazo bitewe n'izo kesi zose zigenda zibaho, bitewe no kutamenya, bitewe no kudasobanukirwa, bitewe no kutisobanukirwa. Ubundi nyuma yo kubyara ku mugore wese yakagombye gukora imibonano byibuze nyuma y'amezi 2. Nyuma y'amezi 2 umaze kubyara nibwo ushobora kuvuga uti umubiri wanjye umaze kongera kwisuganya, nibwo ushobora kuvuga uti umubiri wanjye umaze kongera gusubira mu mwanya wawo, nibwo nshobora kongera gukora imibonano mpuzabitsina ikagenda neza. Rero abagore benshi bakunze kugira impuhwe, ukumva ahangayikiye umugabo we, akaba yanakwitangira umugabo we, akaba yanakwemera gukora imibonano mpuzabitsina nubwo yaba akiri kubabara, nubwo yaba atarakira, ugasanga bakoze imibonano mpuzabitsina. Iyo mibonano mpuzabitsina rero niyo igira ingaruka, niyo ibamo risike yo guhura n'ibi bibazo byose abagore bahura nabyo. Harimo kugira infection zidashira, harimo kugira ububabare mu gitsina, harimo kubura amavangingo, harimo kumagara, harimo ibibazo byinshi bitewe nuko watangiye gukoresha igitsina kitarageza igihe cyo kongera kwisuganya ngo cyongere gisubire mu mwanya wacyo, dore ko buriya mu gihe umugore ari kubyara aba yatakaje byinshi. Hari byinshi, hari imisemburo, hari byinshi biba bigomba kongera gusubirana bikisuganya kugira ngo umubiri w'umugore wongere umere neza, kugira ngo yongere akore igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kuko buriya umuntu aba agomba gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe ashaka kubyara, mu gihe cyo gutera inda. Ariko kubera ko imibiri yacu yatunaniye, usanga abantu bahita bihutira kwirukankira gukora imibonano, usanga rero ari byo bigenda biteza ibibazo, ari byo bigenda bitera izi ngaruka abagore benshi bagenda bahura nazo. Bagenda bakubwira ngo mbere nari mfite amavangingo, mfite ububobere meze neza, umugabo ambwira turi uwa mbere, ibintu bimeze neza, ariko ubu ngubu byaranze, asigaye anca inyuma, asigaye anta mu buriri, akajya gusambanya umukozi. Hari ibibazo byinshi bibera mu ngo bitewe nuko abagabo bamwe bazinutswe abagore babo. Rero umugabo nawe niba ubonye umugore yagize ikibazo, nimuganire, mubiganireho, mubwizanye ukuri, mubigire topiki, hanyuma muvuge, buri muntu wese avuga ko ari ku mutima we, buri muntu wese avuga uko abyumva, atanga ibitekerezo. Nicyo cyubaka urugo,
nicyo cyubaka urugo rugakomera, aho kugira ngo umugore agire ikibazo, aho kugira ngo wowe ubimubwire wirukanyire kujya gushaka ngo abana bakiri batoya, ngo umugore wawe yaragutse nta kintu cyumva, kandi hari igishoboka kugira ngo umugore wawe yongere asubire amere neza, aho kugira ngo wirukanyire mu buraya, aho kugira ngo wirukanyire kujya gufata abana b'abakobwa ku ngufu birangire bagufunze. Rero ntago ari byo, niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo nkugire inama, kugira ngo ngufashe ubuzima bwawe burusheho kuba bwiza. Nta muntu n'umwe mba nifuriza kugira ubuzima bubi. N'abagabo namwe mubyumvireho kandi mubyumve neza, ntago ari byo ko umugore ugomba kumwaka igitsina ataramara byibuze amezi 2 abyaye. Ubundi abahanga bakubwira ko nyuma yo kubyara ku mugore kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina neza ari nyuma y'amezi 6. Buriya nyuma y'amezi 6 umugore abyaye aba amaze kongera gusubirana no kwisuganya, amaze kongera kumera neza, igitsina kimaze kongera kugarura ya misemburo yose. Niba rero warahuye n'ibyo bibazo bitandukanye nyuma yo kubyara, ngwino kuri Baho Neza tugufashe. Dukorera Kicukiro urenze gare ya Nyanza, aho umanuka ujya muri santere ya Karembure, naho hafi rwose, waza ugahita uhagera kuri Baho Neza, uhita uhabona n'amaso yawe, ni ku muhanda. Hanyuma ushobora no kuduhamagara kuri 0791 16 ukaka randevu ushaka kubonana na muganga by'umwihariko, cyangwa ushaka ubujyanama, cyangwa ushaka kubonana n'umwesikologe niba ufite ibibazo byo kwiheba. Hari abihebye kubera ko abagabo bababereye ikibazo nyuma yo kubyara, ugasanga umugore amaze kubyara igitsina kigize ibibazo, ibyo bibazo byose twavuze, ugasanga umugabo nta kimwishimiye, ugasanga umugabo asigaye afite umushiha, ugasanga umugabo asigaye yiyahuza inzoga aho kugira ngo atahe, aho kugira ngo akumbure umugore we agakumbura icupa, ugasanga yibereye uwo mu kabari, umugore ntakimubona. Ni byinshi cyane, ni ibibazo byinshi cyane bigenda bigaragara mu ngo. Nawe rero niba uri umugabo ukaba wumvise iki kiganiro, nagira ngo niba ufite umugore hakaba hari icyo umunengaho, aho kugira ngo ujye kumuca inyuma, aho kugira ngo ujye gutekereza ko umugore wawe asigaye abishye, aho gutekereza ko umugore wawe asigaye ateye nabi, aho gutekereza ko umugore wawe asigaye ari mubi, ahubwo ngwino tukugira inama, tugufashe, tuguhe imiti, tuguhe ibikenerwa byose kugira ngo umugore wawe atere nk'uko ubyifuza. Hari byinshi bikurura abagabo. Hari igihe umugabo avuga ati umugore wanjye namuzanye ari maneke, none asigaye afite 100, sinyibasha kumuterura. Wapi, pozisiyo twakoraga ntitukizishoboye, nta kizibasha, nta kibashije. Ibyo byose uraza ukatwegera tukagufasha, yaba mu kugabanya ibiro, yaba mu kugira imiterere myiza. Ibyo byose tubigufashamo. Mwibiharira abagore gusa. Niba nawe uri umugabo ufite uko wifuza umugore wawe yabateye, waza ukatubwira tukagufasha. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza gutera imbere muri byose. Hari byinshi tuba tugenda tubabwira, hari byinshi tuba twifuza ko twakorana kugira ngo twese turusheho kugendana, dore ko nta wigira. Niyo mpamvu namwe bashimira cyane, niyo mpamvu namwe mufata umwanya wo kudukurikirana, mukadutega amatwi, mugafata umwanya wo gufata amafaranga yanyu mukagura bando kugira ngo mutwumve. Ni iby'agaciro. Nawe niba ari ubwa mbere warudukurikiranye ukaba utarutuzi, ukaba utaruzi ko ibi bintu bibaho, ukaba utaruzi ko ibibazo byose
umuntu ahura nabyo nawe abigiramo uruhare. Kanda kuri subscribe kugira ngo ubutaha uzahigire byinshi, kugira ngo ujye inyuma urebe na video zatambutse, urebe n'ibindi biganiro twagiye tukugezaho, kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi utaruzi, dore ko intamenya irira ku muziro. Murakoze cyane, naho ubutaha.